Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha cyane. Ni mwene so Evangeliste Augustin Mbonabucya mbasuhuza. Yesu abaha umugisha cyane. Twifuje kubasangiza ijambo ry'Imana, dore ko ari nawo mutima utanga ubugingo. Yesu aduhera umugisha muri iryo jambo. Turarisanga hano mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cyaho cya kabiri, turasoma n'umurongo wa mbere. Haranditse ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Iri ni ijambo Umwuka Wera yashyize ku mutima wanjye ngo mbasangize tumenye ikintu gishobora gutuma dutembanwa tukabivamo. Umuntu bivamo ni umuntu wabigiyemo. Ababigiyemo, abazi Yesu, abamaze kumenyana nawe, biba bikwiriye kugira ngo tubigumemo, tudatembanwa tukabivamo. Gutembanwa umuntu akabivamo ni kwa kundi amazi ashobora kuza ahurura agatembana, agahururana ibintu asanze mu nzira. Ibidutembana rero, ibitembana agakiza, ibitembana abakristo, buriya ni byinshi cyane cyane muri iki gihe cya COVID-19. Aha rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bishobora kuranga umukristo watembanywa cyangwa wenda gutembanwa ngo abivemo. Ibirango by'umukristo uri mu ntege nke cyangwa se wenda kubivamo cyangwa ushobora kubivamo, turarebera hamwe ibimenyetso bimuranga kugira ngo dushobore gukomera, tutazatembanwa ngo tubivemo. Icyambere kiranga uyu mukristo ushobora gutembanwa ngo abivemo, atakaza urukundo rwo mu muryango. Hakaba n'urukundo dukunda Imana, ari rwo rwitwa agape, ari narwo ruba rurimo agakiza twakiriye, turimo no gusabwa kugira ngo tutarusohokamo cyangwa tudatembanwa. Icyambere rero kiranga umukristo uri guhenebera, atakaza urukundo rwa mbere. Mu Byahishuwe ibice byaho 2 ku murongo wa 4, Yesu Kristo yagaye abantu bo muri Efeso kuko batakaje uru rukundo baruvamo. Aravuga ngo ndabagaya kuko mwatakaje urukundo rwa mbere. Urukundo rwa mbere rero ni urwo dukunda Yesu. Iyo umuntu akiza muri iyi nzira, twibukiranye ko aba yishimye, abanezerewe, aririmba ya ndirimbo ya 20 ivuga ngo mbonye. Indirimbo ya 5 mu ndirimbo z'agakiza ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge, sinzabyibagirwa. Izi ndirimbo rero ni iziranga urukundo umuntu aba yinjiyemo iyo akimara kujya muri aka gakiza. Uru rero iyo umuntu ari guhenebera rurigendera, rujyana no gukunda bene data, rujyana no gukunda Imana. Iyo uru rukundo rwamaze gutakara, uyu muntu aba atangiye kwinjirwamo n'ubuhenebere bukomeye. Icyambere rero ni ugukomeza urukundo rwa mbere. Icya kabiri kiranga umukristo uri guhenebera, atakaza imirimo. Mu gice cya 2 kuri uyu murongo wa 5 muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe twasomye, umuntu atakaza imirimo. Imirimo ni ikimenyetso cy'ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka. Umuntu muzima ikizakubwira ko ari muzima, umwana muzima ikizakubwira ko ari muzima, arakina. Iyo umuntu atari kurekura imirimo imbere muri we, abarwaye. Mu buzima bw'ubukristo, icyambere kituranga ko turi bazima ni imirimo dukorera Kristo. Ni uburyo tumugandukira, ni uburyo tumwubaha. Aha wahita wibaza utese ko ari mu bihe bya COVID, imirimo iri hehe, nayikorera hehe? Ariko nubwo utabona uko uyikora cyangwa se inzira zimwe zo kuyikora zahindutse, ariko hari n'izindi. Gufasha bene data, yewe ugasengera n'itorero, nawo ni umurimo. Ugasengera na bene so, nawo ni umurimo. Ugasengera korari yawe, nawo ni umurimo. Ugasengera igihugu cyawe, nawo ni umurimo. Noneho kandi n'imirimo igusohokamo mu byo ukora
ibasha kugira ibyo ikora, kuko aho ikora ntago ho habuze gutanga kwa bene so, gutanga mu itorero ryawe biracyemera nubwo mu rusengero tutajyamo. Iyo umuntu yatakaje imirimo ni ikimenyetso cy'ubuhenebere. Icya gatatu ni ugutakaza ubushake bwo kurya ibitunga ubugingo, gutakaza ubushake bw'ijambo ry'Imana. Mu rwandiko rwandikiwe Timoteyo haratubwira ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kutwigisha, kudukomeza, kuduhugura, kuducyaha. Nubona umuntu watakaje urukundo rw'ijambo ry'Imana ni ikimenyetso cyo guhenebera. Ijambo ry'Imana iyo ritangiye kuba riki, apeti yaryo, ubushake bwo kuryakira bwabuze, ni uburwayi. Ni uburwayi. Ijambo ry'Imana ubundi nibwo buzima. Murabizi ko mu buzima busanzwe turarya, mu buzima busanzwe turanywa, mu gitondo tugafata amafunguro, saa sita tukongera, nimugoroba tugakomeza. Ubwo ni ubuzima dusanzwe tubaho mu minsi yacu yo kubaho kwacu. No mu ijambo ry'Imana niko bimeze. Nubona umuntu atagifite ubushake bwo kwakira ijambo ry'Imana ngo arishake mu gitondo, ngo ubone nubwo umwanya wo kuryakira wabuze cyangwa ugoye, ariko yanarishakaga, afite inyota yo kuribona, ararihiga aho rishobora kuboneka, ararireba kuri WhatsApp nziza zisigaye ziritanga mu gihe nk'iki, mu mbuga zitandukanye. Uriho uhiga ijambo ry'Imana, ubona rishaka ku TV hirya no hino kubigisha neza. Ubona arahamagara mwene se aramubwira ati wamfashisha iki, ni iki kigufasha. Ibi bintu iyo byatakaye ni ikimenyetso cy'ubuhenebere. Ijambo ry'Imana nizo ntungabugingo z'umukristo. Gutakaza ubushake bw'ijambo ry'Imana, gutakaza aho umuntu aryakirira, gutakaza aho twaribona, kurishakashaka. Umwanditsi, umuhanuzi umwe Habakuki yaravuze ngo hagiye kuzatera inzara, ngo ntabwo ari yo gushaka ibyo kurya, ngo ntabwo ari yo gushaka ibyo kunywa, ngo izaba ari inzara y'ijambo ry'Imana. Ugira ngo siyo turimo muri Covid. Iyo umuntu yagize inzara rero agira ibimenyetso bimuranga, agirananuka, atakaza ubuzima. Nshuti, turi kumwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ita ku ijambo ry'Imana, rizagusubizamo imbaraga zituma utazasubira inyuma ngo ugwingire mu bintu by'umwuka. Ijambo ry'Imana ni ikimenyetso cy'ubuzima, iyo ryabuze ni ikimenyetso cyo guhenebera. Icya kane ni ugutakaza kwezwa. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 12 ku murongo wawo wa 14, ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, ngo kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Kwezwa rero ni ikimenyetso cy'ubuzima. Iyo kwezwa byabuze umwanya, umuntu arahenebera. Burya kugira ngo Satani atureba dutinye, nuko atubonaho kwera kw'Imana. Umuntu yezerezwa hehe? Uraza guhita utekereza uti se muri iyi minsi, muri ibi bihe ko tutakijya mu rusengero, umuntu yakwezwereza hehe? Yakwezwa gute? Ariko umutima w'umuntu ni rwo rusengero rukomeye. Nutabona umwanya wo kwezerezwa mu mutima wawe, burya bizanakugora no mu rusengero byazakubera umuhango. Wezerezwa mu kazi aho uri, ubanza gusenga Imana, wezerezwa mu muryango wawe. Kwisuzuma no kumenya kugenzura umutima wawe ni ikimenyetso gituma tugaragaza ko turi kumwe n'Imana. Iyo kwezwa kwa buri mwanya, kwa buri munsi kwatakaye, ni ikimenyetso cyo guhenebera. Icya gatanu ni igihe umuntu yagiye mu by'isi cyane. Iyo umuntu ari mu bintu by'isi, ibyo by'isi bikamwizingitanirizaho. Petero yarabyanditse neza ngo niba kumenya umwami wacu Yesu Kristo kwaraduteye guhunga tukava mu by'isi.
ibintu byitwa iby'isi ryari, kuko abantu barabyitiranya. Mu rwandiko rwanditswe na Yohana rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 15 haratubwira ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi, ngo kuko umuntu nakunda iby'isi gukunda data wa twese ntikuba kukiri muri we. Umurongo wa 16 tukavuga ngo kuko ikiri mu isi cyose nirari ry'umubiri, kandi irari ry'amaso nirari ry'umubiri nirari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubu bugingo bidaturuka kuri data wa twese, ngo ahubwo bituruka mu isi, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Yohana yandika aya magambo yashakaga kwerekana ko iyo umuntu yizingitanirije mu by'isi bituma kwakwezwa, bituma kwakubana n'Imana kuba guke. Ikintu cyose umuntu yatinzeho kigahita kijya mu mwanya w'Imana nicyo gihinduka icy'isi. Hari abantu bitiranya aya magambo ngo mbese ko nkora cyane, kuwa mbere nkajya mu kazi, kuwa kabiri nkagasubiraho, icyumweru nkagihirika ndi mu kazi, aho ntabwo ari nge Yohana yabwiye ngo mba mu by'isi cyane. Oya, gukora cyane ntabwo bivuze ngo uri uw'isi, ahubwo bibi by'isi igihe byafashe umwanya w'Imana ariko mu mutima wawe. Kuko hari umuntu ugira akazi kenshi ariko akubaha Imana, agafata n'igihe gihagije cyo gusenga ariko gisa naho kimugoye. Gisa naho kimugoye. Tukiraha gukunda iby'isi, ndabibutsa ko tuba dufite ubwene gihugu bubiri. Turi Abanyarwanda, turi abaturage ba hano ku isi, turi kuri uyu mubumbe Imana yaturemeye ngo tuwakirireho ibyo ibidutunga ni mu isi. Ubwo dufite ubwene gihugu bw'isi ariko tukagira n'ubw'ijuru. Mwibuke ko turi abagenzi. Paulo yandika ijambo ryiza ryandikira Abafilipi, aravuga ngo ariko twebweho iwacu sino, ngo iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje ko umukiza wacu azava. Iyo ibi bintu byibagiranye rero, umuntu akaba mu isi ubuzima budatekereza ijuru, yakunze iby'isi cyangwa n'uw'isi. Ikindi kuri iri jambo, iyo umuntu yita ku by'isi, hari abantu uzasanga baba bazi ibigendanye n'ibivugwa hanze, usanga yikundira ibintu by'imikino, usanga aza abakinnyi b'ikipe kanaka ariko nta murongo wa Bibiliya agira mu mutwe, nta byanditswe bihagije ajya asoma. Amakuru yose akurikira ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo, ku TV, ibyo yumva ni ibigendanye n'amakuru yo mu isi cyangwa ibimunezeza, ibimushimisha. Iyo byabaye gutya, cyane cyane umuntu ari umukristo, yamaze kuba uw'isi. Kuba uw'isi, kutaba uw'isi rero ni ukumenya kuba mu isi no kumenya gukorera iby'ijuru. Imana idufashe kandi tugirire neza. Iyo umuntu yamaze gusaya cyane mu isi, muri izi ngero mbahaye, abatangiye guhenebera. Icya gatanu ni ukudafata igihe gihagije cyo kwegera Imana. Mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cyaho cya 4 hatubwira uburyo bwiza bwo kwegera Imana. Mu gice cya 4 muri uru rwandiko rwa Yakobo hariya ku murongo wa 7 haratubwira ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Umurongo w'8, mwegera Imana nayo izabegera. Kuri iki cya 6 rero, iyo umuntu adafata igihe gihagije cyo kwegera Imana, bituma kurwanya Satani binanirana. Turwanya Satani gute? Ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari ubwenge bwacu, ntabwo ari ubuhanga bwacu, ahubwo iyo twikingirije icyubahiro cy'Imana, imbaraga z'Imana. Satani yatubonyeho ubumana adutinya tutaranarwana. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo iyo twegereye Imana turwanya Satani bikemera akanaduhunga. Si twe tuba tumwirukanye, ni Imana iri muri twe. Twabonye gute rero? Twegereye. Iyo wegera Imana biguha imbaraga zo kurwanya Satani kandi akaguhunga. Imana idufashe cyane. Kurwanya Satani kwiza n'ukwegera Imana.
mu buzima bwazi ibihe byo kubana n'Imana, nutakaza ibihe byo gushaka Imana, kiba kibaye ikibazo cy'uko uzaheneberezwa. Kwegera Imana ni iby'igiciro kinini cyane, bituma turushaho kunesha uyu Satani uturwanya. Icya karindwi ni uburyo tubana na bene data. Iyo umubano mwiza na bene data n'abagukikije wapfuye, bizana ubuhenebere. Mwibuke inyigisho ya Kristo yigeze yigisha, aravuga ngo nujyana ituro ryawe cyangwa ugiye gusenga Imana cyangwa ugiye kubonana nayo, ngo wagera imbere yayo ukibuka yuko hari ikintu upfa na mwene so, ngo uzasiga ituro ryawe usubireyo ugende wiyunge nawe, nurangiza ugaruke utange ubusabe bwawe imbere y'Imana. Mwene so ni uguha icyemezo, recommandation, ni uguha icyemezo gituma Imana yawe mugirana ubusabane. Ubanye n'Imana neza yego, ariko ntubane na bene so neza, ntubanire n'umuryango wawe neza, ntubanire n'inshuti zawe neza, ntago biba bigezeyo. Kimwe mu bintu bizerekana ubuhenebere ku muntu, uzasanga imibanire ye n'abandi Satani yarayangije. Iyo yangije imibanire yacu na bene data, nta mbabazi, nta rukundo dufitanye, ibyo bigaragaza umuntu uri guhenebera. Icya munani ni ukutamenya impamvu y'ibyo turwana nabyo. Turwana n'ibintu byinshi mu buzima bwa buri munsi. Ubu Covid yo yarabivanze, yazamuye ibigeragezo byinshi ku bantu. Hari abatakaje imirimo, hari abasigaye bakora bitagenda, bakora amasaha make, abandi bagahabwa konje ariko itari ngombwa, abandi bakaba bahagaritswe by'agateganyo, abandi bakaba ikigero binjirizagaho mu buryo bajugunyaga urushundura rwabo cyaragabanutse, abandi noneho n'ibyari biriho umuzi waraciwe. Ibyo byose ni ibigaragaza ko umuntu aba ari mu bigeragezo. Ariko tugomba kubanza kumenya icyatugerageje cyaturutse he, mbese uruhare rw'Imana ruri he. Kutamenya impamvu y'ibitugerageza byatuma uhenebera bikakuvana ku Mana. Turebe impamvu y'ibigeragezo. Icya mbere, hari ibigeragezo biza bivuye ku Mana ngo bidupime kandi bidukomeze. Iyo Imana ishaka kuzamura umuntu mu ntera mu kwizera, nta kindi gipimo ikoresha, ni ukugeragezwa. Imana ishaka gushima Yobu, mwibuke, yabanje kureka Satani, yaramubwiye iti bamugiyeho impaka. Satani iti namubasha, Imana iti ntiwamushobora. Irangije iravuga ati ndabyemeye ngaho mungeragereze. Bivuze ngo kiriya kigeragezo cya Yobu ni Imana yabyemeye ngo imuzamure mu ntera. Hari ibiza bivuye ku Mana, hari ikigamije ku buzima bwacu. Iryo ni ishami rimwe ryo kumenya ibyo turwana nabyo. Icya kabiri ni ibiza mu buryo bw'igishuko. Murabizi ko Satani atwanga, aratwanga buri munsi. Iyo kutugerageresha ibiduca intege n'ibitugora byamuyobeye, atugeragereza mu bisa n'ibishuko. Ibishuko ntago biboneka kwa kundi tubizi, oya, ibishuko tuzi ibigeragezo bitandukanye n'ibigeragezo. Ibigeragezo biza bidukandamiza, bitwima uburenganzira bwacu, bidusubiza inyuma. Nuko ibigeragezo biza bitwambura ibyari biriho, bituza mu ndwara. Ariko igishuko cyo kiza muri ambaraje y'umunezero, muri ambaraje y'ugushuka aseka neza, muri ambaraje y'ukuzaniye impano ariko zirimo ibintu bibi. Na Satani niko yagerageje Yesu amushuka, yamuzaniye ambaraje y'ibyiza. Uri umwana w'Imana, turakwemera, uri igitangaza, simbuka wijugunye hasi, hari abamarayika bateguwe kugutega. Urumva se yaramubwiye nabi? Ni igishuko kiza mu buryo bwiza, kinginga, gishyira hejuru, kirata, gishimagiza, ariko muri kimbere harimo igishuko.
iyo ibi bishuko byatsinze umuntu ntamenye kumenya uko abyitwaramo, bimuganisha ku guhenebera. Icya gatatu muri ibi bigeragezo kuri iki kintu cya munani ni ukutamenya guhagarara neza mu bigeragezo noneho wowe wagizemo uruhare. Twabonye ibiva ku Mana, twabonye ibivuye kuri Satani nk'ibishuko, ariko hari n'uruhare rw'umuntu muri izi ntambara. Iyo umuntu yitwara nabi, iyo umuntu adakizwa ngo agere ku musaraba abashe kunesha ikimuteye cyose, muri urwo rugamba agakomereka, urwo ni uruhare rw'umuntu. Twibuke Daniel, Bibiliya iratubwira ngo bamushakaho impamvu yose yamutsindisha barayibura. Kubera iki? Yarazi ngo sintanga uruhare mu ntambara. Iyo uvuga nabi uratanga uruhare mu ntambara. Iyo urwara inziko murwana uratanga uruhare mu ntambara. Iyo utazi kwitwara ku rurimi rwawe uratanga uruhare mu ntambara Satani akurwana. Uruhare rwacu mu bigeragezo ruzagutera guhenebera, kutirinda, kutitwara neza, kudakizwa ngo tugere hirya ku musaraba, turwanye icyaha nk'abakirwanya, bizana ubuhenebere. Uruhare rwawe bishobora gutuma bikuzanira ubuhenebere. Icyanyuma ari nacyo cya 10 ni ukuvuga Imana nabi. Kuvuga Imana nabi mu gihe uri mu bigeragezo. Kuvuga Imana nabi. Hari igihe umuntu avuga Imana nabi, akavuga Imana nabi kuko yageragejwe, kavuga amagambo atari meza, kavuga amagambo adahesheje Imana icyubahiro. Mwibuka Abisiraheli ku nyanja, cyangwa tubahere mu Egiputa, ngo Farawo azamuye uburetwa, baritotombye bati Mose wadushakaga icyo ujya kutuzana ngo tuva aha. Bavuga Mose nabi, bongeraho n'Imana yamutumye bati Imana yabikoreraga iki ko yatuzaniye ibigeragezo. Kuvuga Imana nabi mu bigeragezo bituma dutsindwa kandi twari turi ku rugamba n'Imana iri kumwe natwe. Bavuga Imana nabi, kwitotomba. Ntuzitotombe ku kibazo kikugoye. Shimira Imana uko bimeze. Hagarara neza muri icyo kibazo kugira ngo Imana ibone aho inyura iriho ikurengera kandi gutabara. Iyo byagenze gutya hiyongeraho n'ikindi cyo kuvuga itorero nabi, kuvuga bene so nabi, kuvuga abayobozi bawe nabi. Iki nacyo ni ikintu gitanga kigaragaza ubuhenebere. Uzasanga umuntu umuganira wumva ari kwivugira gusa ibintu biri negatifu, arakugayira ibintu, akugayira abantu, ibi ntibigenda. Mu buzima bwacu haba ibintu bibiri, hari ibitagenda hakaba n'ibigenda. Iyo watumbiriye ibitagenda bigukerereza kujyana n'ibizima. Uzumva umuntu winengera gusa, ibi ntibigenda, aba ntibakizwa, ibi byarapfuye. Oya, yego wabinenga, uranabibona ko bitagenda, yego, ariko iyo bitindaho bigasa naho ari wo mukoro watakaje inshingano nkuru yo gukomeza urugendo. Gutumbira ibitagenda ubuzi bigenda kugenda. Bimenye, ubigenzura, ubirebe, nibinaba ngombwa ubikosore, unavanamo uruhare rwawe, yego, ariko kandi wite no kubigenda. Kuko niba uzabara baguye ntubara abazima, uzatembanwa no kwihorera muri ibyo, uhinduka umunyamakuru w'ibitagenda. Nyamara Yesu yari yaragutoreye kuba umwamamaza w'ibizima, ibihumuriza, ibikomeza abandi. Abantu bari kuri iki kigero rero cyo guhenebera, mu kanwa kwako agufashisha cyangwa se agucira intege mu kugusomera ibitagenda, aho kukubwira ibizima, cyangwa se kujyana mu nzira zo gukosora ibyo ngibyo nabyo bitagenda. Burya nibyo byiza. Ngibi rero ibintu bishobora gutuma umukristo agira imbaraga, atanyeganyega, adatembanwa, ahubwo agahora ahamye ari mu mbaraga z'Imana, ntatembanwe ngo abivemo, nk'uko ijambo ry'Imana twatangiriyeho ryatubwiye ngo tudatembanwa tukabivamo iby'agakiza twumvise. Imana idufashe, idukomeze, itwagure muri aya magambo. Yesu aduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Reka dusenga Imana.
Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe rizima uvuganye n'abantu bawe. Dushimiye ko waduhaye akagakiza, twabigiyemo, twarakumenye, wadutoranije hanze mu isi udushyira mu byawe kugira ngo twamamaze ishimwe ry'uko waduhamagaye. Uru rufatiro waduhaye twubatseho ari rwo Kristo, turanga ikintu cyarunyeganyeza. Twibutse ko wavuze ngo abakubatseho ngo ntibazanyeganyezwa n'imiraba cyangwa n'inkuba n'ibindi byose bihindagatana, ngo abubatse kuri wowe. Dusabiye abantu bose wamaze kubaka kuri uru rutare badatembanwa, batanyeganyega, batabasha kubivamo. Utanga imbaraga ku waba afite intege nke, utanga imbaraga ku waba yaranyeganyeze, utanga imbaraga ku waba yashakaga gutembanwa, utanga imbaraga ku waba hari icyo yahuye nacyo mu byo twumvise cyamuciye intege. Utanga imbaraga kandi uduha ubwenge bwo gushobora kwitwara cyane cyane mu minsi nk'iyi, ndetse n'uyu mwanya twumvise ijambo ryawe. Urakoze kubiduhaye mu izina rya Kristo Yesu, amen.